ubu rero noneho ni hospitality everywhere. Ubundi hospitality ni iki? Abantu benshi ntabwo bazi hospitality cyari cyo, reka mbibasobanurire mu byumve, nujya unayikoresha ujye wumva icyari cyo. Ubundi hospitality ni uburyo bwo kwakira neza abantu baje bakugana. Nta muntu utakira abantu mu buzima bwe. Mu rugi wawe wakira abantu, mu kazi ukora wakira abantu, aho ukora muri banke mukeneye kwakira abantu, aho ukora muri hoteli, mu kabari, muri resitora, muri ofisi yawe wakira abantu, mu isoko aho ucururiza wakira abantu. Ese abantu bakira gute? Uburyo bakiramo bishobora kukongerera umusaruro cyangwa bikabugabanya. Hari ikintu bita first impression. Isura weretse umuntu akigusanga bwa mbere niyo izamuguma mu mutwe. Urugero, umuntu nagusanga muri ofisi yawe ukubura amaso ukamureba, ukabuhagaritsa ibyo wari urimo gato, ukubura amaso ukamureba, ukamubwira ati ni karibu tubafashe gute, azahita yumva yisanga ari nkaho ari kugiwe. Niyo mpamvu bitazamuva mu mutwe. Ariko nutangira umwuki nabi ngo buretse ngo busubiye inyuma ngo ndi busy, icyo gihe ntabwo bizamuva mu mutwe, azahora bigendana. Icyakabaye cyiza wamubwira ati mwe mutwihanganiye nk'iminota 2 hari akantu ngihuzemo gato. Icyo gihe uba umuhaye serivisi nziza kuko wamurebye uriyeskiza, arategereza iminota 2 umubwiye anezerewe. Ariko nubwira ati mwe muretse turi busy, mwe mugumye hanze aho, icyo gihe rwose uzaba umubwiye nabi, ntago bizamuva mu mutwe. First impression rero ni isura uzereka umuntu ukugannye bwa mbere. Yaba ari umuntu ugusuye mu rugo iwawe, uburyo uzamwakira